Tugiye kubagezaho umugani w'inkomoko y'urupfu. Inkuba, umwami, Imana n'urupfu byavaga inda imwe. Umunsi umwe rero bihabwa 8. Inkuba yahawe 8 mu ijuru, umwami ahabwa 8 mu isi, Imana ihabwa 8 mu isi no mu ijuru. Imana itunga ibyayo, umwami atunga ibye, inkuba itunga ibyayo, urupfu ruhabwa amaraso. Urupfu rubaho, Imana irinda ibyayo biva amaraso, inkuba irinda ibyayo, n'umwami arinda ibye. Urupfu rubura amaraso, rwicwa n'inzara. Inzara yarurembeje, rugiye kugira ngo rurunguruke, uruhehero rugwa mu jisho, ijisho rirapfa. Urupfu rubaho. Bukeye rubaza se wabibyaye ruti, mbaye nte ko umwami andinda, Imana ikandinda, nkaba ntakibona amaraso? Rurema ati, ninjye wabibahaga, nanone ujye utegereza, ntuzaheba igisigaye inyuma. Urupfu rukomeza kureba igisigaye inyuma. Umuvomyi ugiye ku iriba yakwikorera ingata ikagwa, abandi bakamusiga. Urupfu ruti, uyu usigaye isaho si we wanjye? Inka zakuka iciye iyayo nzira, isigaye inyuma, ruti iyi si yo yanjye? Imana, umwami n'inkuba biti, murabona iriya mbwa yatumariye ibintu? Ese yakwiriye ko wumva yashatse amaraso aho kutumarira ibintu? Inkuba iti, muhore tuze tujye inama, tujye kuraguza, hanyuma tuzagashikishe tukice. Uko urupfu rwakarebesheje ijisho rimwe, niko rujya guhiga rwabuze ikindi rwajya, rushaka utunyamaswa n'udukoko mu ishyamba. Imana iti, ese ibyo bikoko byo si ibyanjye? Ruramarira amatungo hirya no hino kuki? Imana ikora ku nkoni yayo, umwami akora ku muheto. Inkuba iti, njye nzagakubita urushyi, ntabwo kazasimbukana, siniriwe ntwara izo ntwaro zose. Bahuriye mu nzira narwo, inkuba irabandabanda, umwami ati, ntanga ngira imbaraga nke, ntiduhwanyije nawe. Umwami arukubita impuri mu itako, rurabandagara, rwikubita hasi. Rugize ngo rurabyuka, inkuba irikubita urushyi, rusubira hasi. Rwiruka rujya mu mubyuko, umwami aba yahatanze, arubuza gusohoka mu mubyuko. Inkuba irarushaka irarubura. Urupfu rwirukiye mu nzuzi rwari rwihishemo, rusangamo umukecuru arasoroma ibisusa. Ruti, ese wa mukecuru we wampishe kureba nkubwe? Umukecuru ati, ese ndaguhisha he kureba ntari mu rugo? Ngo ndagushyira mu gikari. Ndagushyira he wa kantu we kakutswe n'umutima? Urupfu ruti, ese ko wunamye nikinze imbere y'iyo hururu yawe, sinayobya umuvu bariya bampiga bagahita? Umukecuru ati, niba wabishobora uzi ko wahakwirwa, igire muri iyi hururu maze ujye mu gikondero wihishemo. Rumaze kugeramo, Imana ibigezaho iti, mbonye aho ruhungiye. Inkuba iti, rugiye aha, ariko se ko ruhungiye mu muntu ndamwica? Ntirugende nanone ruraducitse. Imana iti, ko turusiga hase rukazaturimbura? Inkuba iti, waretse se nanone aka gakecuru nkagakubita? Imana iti, ko nabereyeho kurema no kugira ngo ibintu bigwire, aka gakecuru turakaziza iki? Birigendera biti, ruzateba ruzasohoka. Agakecuru kararubana, ruratura, rusanga rutanyagirwa, rusanga ndetse n'umukecuru afite amaraso. Ruti, mbonye n'ikigega kintunga. Uwo mukecuru ararubana, bukeye arushikiriza abuzukuru n'abuzukuruza be, bararufatanya kugeza igihe rusakariye mu isi yose. Nguko uko urupfu rwaje mu bantu. Sinjye wahera, hahera umugani. Komeza gukora subscribe kuri iyi channel
dukomeza kubagezaho imigani myiza ndetse iryoshye. Murakoze.